kubasuhuza kuri uyu muyoboro w'ijambo ry'Imana. Uyu munsi mfite ibyishimo cyane kubona nicaye n'umukozi w'Imana mukarangiye kumubwira yivuge abasuhuze. Dufite teme iryoshye cyane. Murabizi ko mbarebera abatumirwa nkabanza kubatekerezaho ngasenga, so niyumvishemo guhamagara umukozi w'Imana. Ndamwishimira ku giti cyane, hanyuma yivuge. Muraho neza, Yesu ashimwe. Amazina yanjye abantu benshi batanazi ni Umuhire Solange, ariko namenyekanye ku izina rya Liza Kamikazi. Ndi umubyeyi wagiye umugisha n'Imana, ndubatse afite umutware n'abana 3. Hanyuma nakunze kumenyekana cyane mu bijyanye n'umuziki wa sekira nakoze igihe kinini, ariko uyu munsi Imana yanteye iteka impa kuba umwana wayo mu rugo rwayo, ndetse impa n'umurimo wo kwikorera ndirimbira Imana, ndetse kandi nkanakora ibiganiro bitandukanye kugira ngo mbwire abantu ko Kristo agira neza. Akaba ari ikiganiro nkora kuri televiziyo na Radio Rwanda, aricyo abantu benshi basigaye wenda bankurikiranamo, cyitwa Heart to Heart. Ubundi bindi ngira ngo abatari tugenda tubiganiraho. Amen. Barizana nishimye cyane, nushaka kubabarira turakoresha umwanya muto. Liza afite urugendo rurerure nk'uko yababwiye, yararirimbiye twakwita ntakunda kuvuga isi, ariko yafashaga abantu mu marangamutima. Afite n'ubuhamya bwiza, nankundira tuzabuganiraho. Mubaze impamvu yahisemo Kristo. Biroroshye se kureka kuba icyo nakwita umustar ukajya gukorera Imana? Ntabwo byoroshye na gato, ariko Imana iradushoboza. Aho niba bavuga ngo ashobozwa byose na Kristo mu mbaraga, ntabwo ari ibintu umuntu yakora mu mbaraga, ariko Imana iragushoboza aho gushaka uyemerewe akagura umutima aragukoresha. Uzaduha tuzabiganiraho rwose. Ko ari cyose niyo ntwaro ndibaza yindi mfite uretse ijambo ry'Imana. Burya ijambo ry'Imana tubwira ko ngo bamunesheje ijambo ryo guhamya kwabo. So rero iyi n'amaraso igihe rero uzongera kuboneka tukabiganiraho rwose, nanjye bizanezeza. Amen. Wakoze rero kumurura imiryango, ntabwo wakinguriye igihe wakinguriye Imana. Rero mu rwego kugira ngo dufashe umubiri wa Kristo, hano kuri Bread of Life tugira teme ivuga ngo nuko tugaburira umubiri wacu, tukawusiga, tukawugira neza, tukawugaburira ugakomera, niko dukwiye no gufidinga umuntu wacu w'imbere rwose. Rero njya kugutumira nabonye ufite icyo nakwita umutwaro cyangwa se ijwi rirangurura ribwira abantu bahitemo Kristo bahagarare neza. Kubw'ibyo rero nateguye teme turi buganire ivuga ngo kureka kuba akazuyazi. Kureka kuba akazuyazi ni ukuvuga ngo ntukonje ntunashuhe. Akaba ari ibintu bikunze kuba mu bantu b'Imana. Mu bisanzwe iyo wahisemo ikintu kimwe ugomba kukigumaho cyangwa ukakireka. Kubw'ibyo rero nagira ngo tugaburire ubwoko bw'Imana tunyuze kuri ibyo ngibyo. Ushobora kugendera ku cyanditswe ufite cyangwa wagiyeho nkakizana, then we discuss kugira ngo ya ntego dushaka kugaburira abantu bamenye koko ko bibishye cyangwa se ko biryoshye kuba akazi rwose. Uranyemera dutangire n'isengesho? Mana, duciye bugufi imbere yawe uyu mwanya, duhaye akanya kugira ngo tubwire ubwoko bwawe ijambo ryawe. Nta kintu dufite muri twe cyasobanura neza ijambo ryawe, ariko Umwuka wawe wera reka amanukire kugira ngo agaburire ijambo ryawe. Uyu mutima w'ubugingo turasenze ngo dusome ibyanditswe ntibibe inyuguti gusa, ahubwo biheshe umugisha ababyumva, natwe ubwacu biduheshe umugisha, natwe ubwacu biduhindure, bitwuzuze, bitwagure, bidukuze. Ababyumva bakure bahinduke, ariko ushaka kuvugana n'abantu dukurikiye aka kanya Mana, reka rero uwo mugambi wawe ugerweho, reka udusige yabagewe n'umushakazi wawe Biju, twese udukoresha uyu mwanya kugira ngo icyo wagambiriye kigerweho Mana. Tuguhaye rero umwanya kugira ngo uwari uvugana n'ubwoko bwawe, fata volant uvugane n'abantu bawe mu izina rya Yesu twizeye. Amen. 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 Duhaye ikibanza Imana rwose. Amen. Twasomera mu by'Imana rero. Ndumva twasoma ibijyanye no kuba akazuyazi. Hari ijambo abantu benshi banazi kugaruka mu byahishuwe, kugira ngo aribyo dukoresha. Ibice ni 3, turahera ku murongo wa 14 tugere ku wa 22. Aravuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Laodikiya uti: uwiyita Amen, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'iby'Imana yaremye, aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Iyaba wari ukonje cyangwa wari ubizi. Nuko rero uko uri akazuyazi, udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, nta kintu nkeneye. Utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa, kandi uri umukene n'impumyi, ndetse wambaye ubusa. Dore ndakugira inama,
ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umucyo wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Abo nkunda bose ndabacyaha nkabahana ibihano. Nuko rero gira umwete wihane, dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. 21 aravuga ngo unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, wowe uko nanjye nanesheje kwicarana na data ku ntebe ye. Ufite ugutwi niyumve ibyo Umwuka abwira amatorero. Amen. Iki cyanditswe rero kuri iyi topic cyangwa se kuri iyi nsanganyamatsiko yo kuvuga ku bijyanye no kuba akazuyazi, numva aricyo kiza bwangu, kandi abantu baranakimenyereye, ariko hari ukuntu ibyanditswe tuba tubimenyera ariko tukanabyibagirwa, kuko uzasanga kuri iyi si ibintu byinshi abantu babibamo bagakabya bikaba biri acceptable, nta kibazo biteye. Umuntu yakunda umupira agakabya, ariko yashaka kujya mu by'Imana yasa nk'ubinjiramo cyane abantu bakumva ko ari gukabya. Sinzi niyo danger abantu bakurikiye bajya bayibona. Ubwo ndashaka kugira ngo turebe ikintu gishobora gutuma umuntu abana akazuyazi bikanaba acceptable. Nuko akenshi twirinda kuba babarokore bakabya. Uzasanga umuntu najya mu by'Imana cyane bazavuga ngo yarakabye, buriya ntiyabigiyemo cyane. Hari abantu twe tuvugana ukamubaza se uri umukristo, ahubwo ngo ndasenga ariko sinjyamo cyane. Abantu nk'abo ujya bumva kumva umuntu arasenga ariko ntabwo ashaka kujyamo cyane. Ndasenga ariko napana bya bindi cyane byo barokoreye cyangwa pana byo rero nkabona ari nk'ikinyoma Satani ashyiraho kugira ngo abantu batajyamo kuko neza mu Mana ngo bashyuye nk'uko Imana ibitwifuza. Ijambo ry'Imana rivuze ngo nibudakonje kabutana bira kurakavyaje. Rero cyane cyane ikintu kijya kibi challenging aho cyangwa se kigatuma nibaza impamvu twemerera Satani kuduma amaso, nuko ibindi bintu byose byo kwisi biremewe ko abantu bakabyamo. Umuntu ukunda tatangurije, umuntu ukunda kurya ibintu runaka arabikunda, abantu bakaba babizi ko abikunda. Umuntu ukunda ibintu bigezweho, imyambarire igezweho, uzasanga yambara ibintu bigezweho, abishakisha amafaranga kubura hasi kubura hejuru. Usange wenda reka turebe nk'ibintu bigezweho uyu munsi nk'amatelefone ahenze, imodoka zihenze, ubu ushoboye kubyigurira azabigura, ariko nta n'umuntu tera ikibazo ngo nuko yakabije. Ariko umwana w'Imana ukikirizwa cyangwa se ugize Imana ikamuhuriraho ububyutse, natangira gushaka Imana cyane abantu usanga bamubwira ngo aha nukabye, arakabye cyane arakabye. Sinzi rero niba nawe icyo kibazo ukibona ko abantu bahura nacyo mu gushaka Imana. Ndakibona cyane kirahari, ahubwo nibaza ko ari intege nke zibatera cyane cyane nk'abantu baba batazi Imana by'ukuri ngo bamenye basobongere ko Imana ihari cyangwa kugira neza. Hakaba n'ikindi gice cy'abantu baba bayizi ariko bafite intege nke, batifuza batumva nyine ubwo buryohe bw'Imana. Urumva nyine Imana kugira ngo uyikunde ureke kuba akazuyazi, ni uko ugumana wa muriro wakire w'agakiza, ukawukipinga, ukareka kuba umuntu ubivangavanga. Akenshi rero nabonye impamvu abantu batakumva bakugarurira hafi, nuko baba bashaka usa nabo. Baba bashaka usa nabo kubera iki byarabananiye. Kugira ngo twibwirire umuntu ko icyo kintu si cyiza, ahubwo umuntu akwiriye gukora ikiriza. Kibazo ko umuntu akwiriye kwireba ya Mana yashatse na wa muriro yagize, ahubwo akwiriye kuwukipinga, noneho akareka gutega amatwi abantu cyane. Nk'uko bivuze kuriya akunda ibintu bimwe akabikurikirana, akabikunda, akabyitaho, akabikorera, niko n'agakiza rero ntekereza ko ariko byagenda. Rwose urakoze cyane. Rero nk'umuntu wikundira gukora make up akaba ari gomba adashobora, hari abantu badashobora gusohoka mu nzu atamaze isaha ashyiraho make up ye yose neza ahantu hose akayishyiraho. Nta muntu uzabimubwiraho ikibazo, nawe ubwe ahubwo aba fier yabyo. Wa muntu ukunda umuntu ukunda ibintu bijyanye no guteka, hari umuntu ukunda guteka ibintu by'akabazi kuntu yabitetse akabimenya neza akabiginjiramo. Rero n'Imana dukwiye kugeraho twumva ngo nta funimwe bikwiye gutera umuntu, nta soni biteye ko wakunda Imana, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ukunda Imana n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Tubona ko ahubwo ibyo bitubuza kwegera Imana neza ni ikinyoma cya Satani kugira ngo tugume duse nk'abandi nkuko wari ubivuzeho, noneho tunanirwe
guhagarara Imana idushaka kuko niho tuzaba effective. Nukomeza ukagendera mu kigare kugira ngo unezeze abandi bantu kumeze nkawe, ntabwo uzibasha kwiposition. Buryo baratubwira ngo nta wakura abami babiri rwose, yagera ahantu akanezeza umwe undi akamurika. Kugira ngo tugire inama umuntu arimo kutureba hano, iby'agakiza ni choice, ni ikintu uba wahisemo kugira ngo ugume muri uwo mwanya Imana igushaka muri la force uyikuraho nkariza gendeye ku buhamya bwawe. Ni izihe challenge wahuye nazo kugira ngo tugire umuntu arimo arasa n'urimo kubyorosha gatoya? Abantu bumva ko waba mu bintu byombi cyarimwe, amaguru yaba ahantu habiri, wakeza abami babiri cyane cyane maze gufata icyemezo nkabigira public ko ntazongera kuririmba indirimbo za secular. Abantu baravuga ati kugira ngo kabijurwa nawe ntabwo wabikora byombi, ntabwo waririmba za ndirimbo twakundaga ukaririmba n'iz'Imana ko na mbere twari tukuze nk'umukobwa mwiza. Yes, so rero kumva ko ukwiye gufata icyemezo kitagomba kunezeza abantu by'umwihariko, ahubwo kigomba kunezeza Imana, nicyo bavuganye n'Imana, n'icyo Imana iri kugusaba. So aho rero niho hajya haba intambara. Ntabwo ari ibintu byanyoroye ko nanjye naribazaga, ariko ni gute ibintu nubatse imyaka irenga 10 ngiye gushyira hasi nkavuga ngo ngiye gutangira ibintu bishya? Sindi pasiteri, sindi ibyo kuririmba, baririmba indirimbo z'Imana bo banaririmba neza no kundusha, nzabifatira he? Ariko nkagira kwizera ko Imana yampamagaye kandi ikavugana nanjye izambere yo kwizerwa. Naho nagira intege nke, naho natangira ko sinzabishobora guta, nkavuga ariko Imana yizerwa. So rero donc challenge ya mbere cyangwa se cyagwinyuza bwa mbere cyo guca intege ni iby'abantu bashobora kuza bakubwira bitandukanye n'ibyo wumva wiringiye bavuganye n'Imana. Ikindi nabo bantu bakubwira ati bigenzemo gahoro, kwana kaya wigenze, donc bakagwa n'ingero z'abantu babyihusemo ntibibahire cyangwa iki. Ariko donc nukurenga kuba people pleaser, kuba umuntu ushaka kunezeza abantu, ubu ukashaka kunezeza umutima w'Imana. Ibihe byo kugira intege nke ntabwo bibura, ariko aho tuvoma ni mu ijambo ry'Imana, ni mu gusabane n'Imana. Ikintu natanga wenda nk'umuti cyane cyagiye kimfasha nanjye n'uyu munsi n'igihe nisanze numva numagaye nkongera nkasubira ku isoko, ni uguhora nicekinga nkavuga ariko ubu mfite inyota y'Imana ihoraho, no kumva kwa kundi Dawidi yavuga ngo kuko imparakazi yahagishaka amazi ngo niko umutima we wahagira. Rero natwe hari ahantu tugiye tugera tugasanga ko ibintu by'Imana twabimenyereye, nk'ukuntu bibiri tubwiye ahantu umuntu yibwira ko ari umutunzi, yibwira ko afite zahabu, yibwira ko yambaye iki, ariko mu by'ukuri Imana igiye ko yambaye ubusa. So rero iyo nkomeje kuba maso cyangwa se naba nisanze nsinzire gato nkumva nk'uko Imana arankanguye, nirukira gukomeza kwagura inyota y'Imana muri giye gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo n'ubusabane bwanjye n'Imana bukomeze bujya deep, cyane cyane ko nta naho wagera uvuga ngo iby'Imana wabimenyeye byose oya, ahubwo uko utestinzeho gato usobongeyeho niyo nuza personnel yanjye, nuko uko nsobongeyeho numva afite inyota kurushaho, uko nsobongeyeho ku ijambo ry'Imana numva ari inyoteye kurushaho. N'igihe ibibazo cyangwa se imihangayiko y'isi yasa nk'ishaka gupfukirana ibyo, Imana hari ukuntu umuntu ubwayo umwuka w'Imana yongera akaza akankangura, nkongera nkabona ko igikwiriye atari kuba nakiruka mu bindi nkeneye kugeraho, ahubwo ni uwo mubano n'Imana. Kandi iyo wowe byubatse Imana hari ukuntu itaguhemera, watangira no gushaka kuba busy cyane mu bindi, umwuka w'Imana akongera akakugaruza ubugwaneza. Biza none nk'umuntu arimo kutureba washaka kuba afite nk'ikibazo akavuga message watangaga yari y'amahoro, yari y'urukundo, ashaka kwibaza itandukaniro rihe ku Imana ari urukundo, kuki wabiretse? Ashaka kwibaza itandukaniro rihe ku Imana ari urukundo, kuki wabiretse? Ese ni iki wumva kirimo difference ya message watangaga n'iyo igatuma haba iyo uko guhindukira burundu, ukumva ko hari ibintu utagomba kuvanga? Nibwira ko byatewe n'Imana yari igambiye ku buzima bwanjye, ariko nanone bigasaba ko nanjye nemera kuba mu biganza byayo kugira ngo ikore icyo ishaka. Kuko niyo nsubije amaso inyuma mbona ko hari ibyo yubatse mu gihe nari ndimo nkora secular kugira ngo uyu munsi nzabe nshobora guhabwa ijambo mvuge umuntu anyumve. So rero mbona ko Imana nta kosa ikora, kandi uyemereye mu gihe cyose ndashaka kugira ngo bibwire n'undi muntu uri mu buzima busanzwe yumve ngo urwego rwose waba uriho ushaka gukorera Imana, kandi ibyo wanyuzemo byose Imana ifite ukuntu Imana tugira ngo byose ngo bifatanyirize hamwe kutuzanira ibyiza ngo kubayikunda. So rero nanjye ntabwo ari uko ibintu sinadegrade ibintu byose nakoze igihe nakoraga indirimbo za secular, kuko hari umumaro byashobora kujya muri community, abantu bakaba bakishima, abantu bakaba bakoze urukundo. Hari n'umugore wigeze kunyandikira umuvuga butumwa arambwira ati indirimbo yawe yatumye nubaka, nari nsenye, nari maze gufanga barize neza, ndagiye umugabo arayintura nakunda ndubaka. So hari rero icyo byashobora gukora icyo gihe, ariko aho bitandukanye n'ibyo nkora uyu munsi nuko uyu munsi noneho birenze ibyo watanga ari
bidapfa ibigirira umumaro amarangamutima y'umuntu, ahubwo ni ibyubaka ubugingo butazabura, kuko ubugingo nibwo buzabona Imana. So rero umuntu wakwibaza ngo se kuki wabiretse ukagira gute, nuko igihe cyabyo biriya cyane cyari gishize, cyararangiye, sinanabyifuza kubisubiramo, cyane cyane ko iyo mbirebye ubu ngubu mbona nyine ko ntabwo ariho umwanya wanjye ukiri. Hari n'ama-opportunity cyangwa se amahirwe abantu bajya bampa bakambwira ati dore wakora n'ejo bundi hari umuntu ashaka kunjyana mu mushinga wagombaga kujya muri Alemanye, nkabayo njya muri Bosnia, numva byari kuba ari n'amafaranga nkorera, ariko nongera nicekinga nsanga ko mu byo navuganye n'Imana iki si cyo gihe cyabyo, igihe cyose cyararangiye, ngeze mu gihe cyo kuba naba wa muntu Imana ikoresha kugira ngo ubugingo bw'abantu bukomere, kugira ngo ubugingo bw'abantu bwari burimbuka bugaruke. So rero urumva ni ibintu bibiri bitandukanye, kimwe cyari etape yarangiye cyangwa se navuga ni ibihe byahise, ariko ibyo mpagazemo uyu munsi si ukwishyira hejuru kundi, ni uko n'Imana ibikora ni nayo ishyirwa hejuru ku bwabyo. Nabivuga nk'umuhamagaro noneho Imana yari yarandemeye, ibyo nakoraga mbere byubakaga, byateguriraga inzira ibyo nkuru uyu munsi, niko nabibona. Kuko uyu munsi turakora ibiganiro bitandukanye, abantu bagahinduka, abantu bagakizwa bakava mu nzira zo kurimbuka, abantu bari barabaswe n'ibiyobyabwenge cyangwa se inzoga, ukasanga izo ngo ziri gucika. Nawe n'umugabo ejo bundi ahantu ujyana abana ku ishuri aranezeza cyane, arambwira ari muri parking, arambwira ati hagarara gato nkubwire, ambwira amazina, arambwira ati njyewe narakijijwe kubera kumva ubuhamya bwawe, nari umusinzi, none uyu munsi ndubatse, narakijijwe ndubatse, Imana yarabikoze koko, none umuntu aramwihuriye turabonanye. Urumva rero ntabwo ibyo rero nabigereranye no kuba nabiginira abantu imbere yabo bakishima by'akanya gato, ariko bagera mu gitanda bakarara barira, wari bwiyahure bugacya yiyahura. Urumva difference yabyo iratandukanye pakito. Mu gihe umunsi b'Imana ari kunkoresha nta naho bihuriye n'ibyo, kuko nta nubwo ari kubwangira, kuko icyubahiro cy'Imana no kubw'ubwami bw'Imana kugira ngo bwaguke. Amen. Ndafashije cyane kuba ikintu wavuze mbere uvuga ngo kera nakoraga mfasha amarangamutima, ariko ubu mfite umutwaro cyangwa se mfite ndi kuva mu muhamagaro noneho gusana imitima. Niba ari ya message yo kubabwira ngo urukundo, ariko noneho urababwira urukundo rw'Imana nyarwo, amahoro y'Imana nyayo, niryo tandukaniro numva. Niba ntibeshye n'ubuhamya wigeze gutanga, hari ahantu nakurikiye ubuhamya bwawe uvuga ngo wasohoye ijambo rimwe rinkoraho cyane, uravuga ngo noneho Imana yambwiye ko ari ikiza imitima. Yewe nkariza, nabwiraga abantu mbasana imitima, mbabwira ko Imana ariyo yubaka, mbabwira ko mbasana ko Imana ariko hari ibyiza, ibyiringiro bifatika. Ariko noneho Imana yaje kunsanga nkariza, imbwira yuko ari isana imitima, atari byewe gusa. Yusi ako kantu rero ako kantu kankozeho ku buryo wamaritse mu mutwe wanjye, kugira ngo Imana nirwo rukundo nyarwo, nibwo ubwenge nyabwo, nibwo bushuhe nyabwo. Ko abantu ushobora kubabyinirwa bashyushya bagataha bakibagira ibikomere bagize mu buzima bwabo, ariko bagera mu buriri bikongera bikababisha. Ariko waramize ya mahoro nyayo, niyo message noneho rizatanga. Abwira abantu bafate wa muriro w'Imana, utazimwa n'ibihe, utazimwa n'amafaranga, utazimwa n'icyubahiro. None akavuga ngo témoignage ni urukurikirane, nabyo byazamo opportunité noneho gutanga ya message nyayo. Haleluya. Nanjye ndagiye gufashwa cyane n'iyo message. En fait nabayeho mu buzima bwanjye igihe cyose kuva ndi umwana, numvaga ashaka gufasha umuntu ubabaye, nabonaga umuntu ubabaye narababaraga. Rero umwana ushonje ku muhanda naragira, nigeze no gufata umwana ndabyibuka muzana mu rugo ndamwoza mushyira mu ibase, kandi nanjye ubwo ndi umwana. So rero sinajyaga nihanganira ko umuntu ubabaye ufite icyo nabikoraho. Noneho no mu kuririmba kwanjye indirimbo nyinshi nagiye nkora zihuza guhumuriza abababaye, nagiye nkora indirimbo mu gihe cyo kwibuka, nagiye nkora indirimbo zifasha abana indirimbo nakoze yitwa Nabacu y'abana babana n'ubwandu bwa sida. Abantu bagiye bayikundika bakoraho kubera cyane cyane ibyo banyuzemo. Nakundaga guhumuriza umuntu, ariko icyo gihe Imana imishuri icyo kintu cyaramaritse ku buryo n'uyu munsi niyo nagerageza guhumuriza umuntu, ndabizi neza ko ntacyo nahumurisha umuntu gifatika, nta humure nyaryo natanga. Ariko Imana yo yaguhumuriza, Imana yo yakugarurira ibyiringiro udafite. Imana nengeye kuvuga umuntu twavuganaga kare, hari abantu baba bafite ibibazo nta handi hantu umuntu avuga ati n'ubuzima ngiye kubwiyambura, ariko yakakira ihumure rya Kristo akabona ko haracyari ibyiringiro. Bitandukanye na ya ndirimbo babwira ngo amahoro twayaririmba ariko ntituyakire. Kristo yaravugiye ngo mwakire amahoro yanjye, amahoro yanjye ndayabahaye, ngo atameze nk'uko isi yatanga, ngo imitima yanyu kugira ngo idahagarara. So rero ubwo nibwo butumwa mbereyeho uyu munsi, niyo mpamvu yanjye yo kubaho nasobanukiwe ko nkwiye kubwira abantu Kristo we rukundo rw'ukuri, urukundo rwasize byose rukaza gupfa, urw'agashinyaguro rwambaye ubusa kandi ari Imana nzima.
ubwo nirwo rukundo mbabwira abantu kandi numva nifuza kuko ndabivuga nk'umuntu byo byose imyaka imaze kuba 8 ndi mu rugendo rwo gushaka Imana ndazi ko hari igihe ibishaka no kutamara n'icyumweru ariko hari umunsi ushobora kubyukumva urumagaye ibiryoha na gato ku muntu wamaze gusogongera ku Mana. So ibintu by'ingenzi navuga bigiye bimfasha mu giti cyanjye kugira ngo uwo muriro w'Imana ukomeze kwaka muri gihe harimo ikintu kibanze cy'uko kutemera kunukirwa n'icyaha, kutemera icyaha ngo kibe cyaba ikintu wamenyera, kuko uyu munsi tubaye mu buzima abarokore cyangwa abakristo ndetse no kuvuga abakristo mu buryo butandukanye baba mu matora atandukanye tujya twakomodating icyaha tukagira compromis cyangwa tugakompromising icyaha kikaba kitatunukira ngo twumve n'icyo nari icyaha n'icyaha bitavuze ko udashobora gukora icyaha ko nunagikora kikunukire wumve ko ugomba guhita ukihana. Kuko icyaha kiri mu bintu bipfukirana cyane cyane ubwo busabane n'Imana bikazasanga uri ahantu wumva koko wumagaye cyangwa se umuriro ntawe ugihari. Rero bivuze iki? Bivuze ngo twa tuntu usanga twarafashe nk'utumenyerewe igihe ahantu bagusabye agafanta bakakita agafanta kandi mu by'ukuri ari ruswa, kuri jewe numva ari ikintu ngomba kuba attentif yacyo nkavuga ngo ya iki niba ari cyane niba ikintu cyitwa cyane twite ikibi ikiza tukita ikiza, kuko niko n'ijambo ry'Imana ritubwira. Nkagerageza kwirinda kujya mu nzira mbi nanacumura kuko yaba nacumura ku mwana cyangwa umugabo wanjye nkihutira gusaba imbabazi kugira ngo donc se nk'uvana ibintu byaba bisa nk'ibipfukirana ibyo riba bikomeze donc communication yanjye n'Imana ikomeze ifunguye, kuko ibyo bintu bigiye bigapayiringa cyangwa se bikagenda byiyuzuzamo aho hantu usanga umubano wacu n'Imana hari ukuntu ugiye wangirika. Hanyuma ikindi ni ukukomeza nyine kugira inyota y'Imana cyane cyane ujya mu ijambo ry'Imana ugasoma ijambo. Umukristo udasoma ijambo sinzi ukuntu yaba abaye, kuko niyo mutima w'ubugingo nkunda ukuntu n'iyi channel yawe yitwa ari the bread of life, donc umutima w'ubugingo turawukeneye. Rero hashize igihe utari gusoma ijambo nta n'umunsi wagakwiye gucaho, ariko ndabizi ko hari uyu munsi ushobora kubana too busy, ariko byiba niba utanabashije guca muri Bibiliya yawe kora uko ushoboye, make it a point ku buryo uri kumva na message runaka mu bitekerezo byawe haze kunyuramo ijambo ry'Imana. Hari uburyo bwinshi uyu munsi kuri telefone abantu bakoresha, ukaba waba ufite app, waba ufite Bibiliya, wakumva message runaka z'umubwiriza butumwa wenda ukunda, ariko nturilayinge kumva iby'abandi, ahubwo nawe wisomera ijambo ry'Imana, kuko nabonye hari ukuntu tumenyera none kumva abakozi b'Imana ugasanga wowe ntiwigiriyeyo, hari ibyo atazakuzanira oya ukeneye nawe kwisomera ijambo ry'Imana, mwuka w'Imana akakuzaho ugasaba mwuka w'Imana agaguhishurira. Njya ntangazwa n'Imana ihishurira muri Bibiliya. Uzi ko Bibiliya uyisoma ukayirangiza ukongera ukayitangira ibintu bikakubana bityo ukagira ngo ntabisomye, ni ukubera ko ari ijambo ry'ubugingo riri rizima, ni ijambo rizima ritamenyerwa, utavuga ngo kuko narisomye ngo irinda rizoya donc bigirira igihe. Niba atari mu gitondo wenda uvuga uti mu gitondo ntibiri bunkunde nimugoroba usome, ariko ntibwire udasoma ijambo ry'Imana, na saa sita anytime wabona usoma ijambo ry'Imana. Hanyuma ikindi kugira ubuzima bwiza bwo gusenga buhoraho no kufitanya umubano n'Imana buhoraho, atari bya bindi dusenga gusa kuko duye n'abakristo bagenzi bacu, cyangwa atari amasengesho ya pafu nanjye njya nyakora sindi bubabe cyari igihe nyine wo wihuta, ariko ugire wa mwanya wo gusenga no gusabana n'Imana. Hanyuma ikindi ni ukwiza no gusenga, kwiriza ubusa nabyo hari ukuntu giye bwanjye ndabikunda cyane iyo mbashije gufata igihe cyo kwiriza ubusa ntasoma ijambo ry'Imana nkumva icyo Imana ivuga. Ibyo bintu byose numva byubaka ubusabane bwanjye n'Imana. Ikindi nanone n'ijambo ry'Imana bitubwira ni uguterana kwera, kuko ibyo byose ubikoze ariko ukaba uri wenyine nk'igiti kiri cyonyine. Hari abantu bavuze ijambo numva ari ry'ubwenge, ni uko igiti kiri kugurumana cyaka ntabwo gishobora kwaka cyonyine umwanya munini, ariko iki gihe kigasanga ibindi biti bigurumana umwanya munini. So rero uhure n'abandi bizerwa musengane yaba mu materaniro, ariko ugire n'abantu b'inshuti mushobora no kwigana Bibiliya. Biriya bintu bya Bible study nabonye abantu tutabigira cyane muri culture yacu, ariko ugize abantu bizerwa b'inshuti mwajya muganira ku ijambo ry'Imana nabyo nabonye bifasha cyane. Ndumva ibyo biri mu by'ingenzi. Hagize n'ikindi nibuka nakivuga, ariko ndumva ari ibyo, ubwo usabane n'Imana uhoraho, gusenga, gusoma ijambo ry'Imana, kugira ibihe byo gusenga no kwiyiriza. Hanyuma ikindi wa mwanya wo kuramya, hari umwanya wo gusenga kwacu ari umwanya wo gusaba gusa oya, ukwiye kurenga iyo level bikaba umwanya wo kunezeza n'Imana, ukayinezerwa, ukayakira, ukayiramya, ukayibwira uko uyikunda, ukayibwira ubwiza bwayo.
none ukagira no gutuza icyo cyose ndakimenyera neza nanjye guturiza imbere yangu numve mbaye donc ncice ku mwanya munini, ariko nacyo nize ko ari cyiza cyo gucicikira imbere y'Imana ukakira ibiri kuguha ukakira, kandi iyo ubibashije hari igihe inaguhishurira ibindi bintu. So ndacyabyiga byose n'ibindi ndacyabyiga, ariko ibyo byo ndacyabyiga cyane, kuko iyo ntangiye gucicika hari ukuntu nyine ushobora gusanga utangiye gutekereza utundi tuntu, ariko iyo mbishoboye Imana impaye ubuntu bwo guturiza muri presence yayo, naje gusanga nabyo hari ikindi kintu uvomamo gikomeye, Imana ikatangira kuba yakuganiriza, hari ibintu bikoreka muri uwo mwanya wo guturiza imbere y'Imana. Haleluya. Ndashima Imana ku bwa strategy duhaye kandi twibukije tukiri hano mu isi twese dukeneye kuba akazi yazi imyanda yose ishobora kujyamo, ariko iyo uri amazi abize ntabwo ikintu cyose cyapfa gusimbukiramo, kirasha kikagenda. Nanone ijambo ry'Imana katubwira ngo ukizwa nakizwe, ugwa nagwe, utabirimo byihoreke gutukisha Imana. Turashima Imana rero ko nukuri tugiye gukomeza, kuko tukiri mu isi dufashe igihe mu ntabwo turangije, ubu tuba twaje kubibutsa kugira ngo uyu mugati tuwusangire. Abashima Imana umukozi w'Imana agize, niba nta kindi afite yongeraho. Gato nashaka kuvuga ku muntu wadukurikiye, kurikije ibiganiro maze iminsi ngirana n'abantu batandukanye, naje gusanga hari abakristo benshi babaye ariko mu buryo bw'izina, ari umukristo w'izina, cyangwa se yaranabigiye bafite umuriro ariko akageraho nyine bikora agasubira inyuma, nawe ubwo akaba abibona ko yasubiye inyuma, ariko yumva ari nta kintu yabikoraho. Numva ngashaka kubwira inkuru nziza yuko aho ngaho uri ntago ari Imana ikugiza, kandi iragukunda, irakwifuriza kuba hafi mu gituza, aho wumva nawe ufite confidence cyangwa se wizeye neza ko uri kumwe nayo neza, ko utasigaye inyuma, ko utari mu kigare, kuko ntabwo umunsi Kristo azaza nta kigare kizabaho. Ntabwo bazavuga ngo abasengera kwa runaka nibazamuke, oya, umuntu ku giti cye niwe uzazamuka, kubera ko hari ikihango yagiranye n'Imana, uwo mubano we yubatse n'Imana. So nagira ngo nkubwire wowe wadukurikiye, byari byose wadukurikiye kugeza aha ngaha, nuko hariho inyota y'Imana ufite. Ntabwo waba waturebye, ntabwo turimo tuganira, turi gutera ibiparu, ntitwaje kuvuga style zigezweho, ntitwaje kuvuga ibindi bintu, turi kuvuga Kristo. So kuba rero wadukurikiye ukageza aha, nuko hariho inyota muri wowe yo gushaka kwegera Imana. Nagira ngo rero nkubwire ngo iyo nyota ufite, reka Imana uyifungurire umutima. Iyi nyota yakugejeje aha ngaha, fungurira umutima Kristo. Twasomye yaraturangiza havuga ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, ngo nuramuka ufunguriye ngo nzinjira dusangire. So rero nawe nakubwira ngo fungurira Kristo umutima wawe, fungurira Kristo. Niba wumva hari aho mutagendanye neza, uyu ni umwanya wawe kugira ngo ugire umufungurire umutima. Niba wumva hari aho wageze bikakubihira, nabyo bijya bibaho, hari ibibazo bishobora kugusanga mu buzima bwawe bigatuma usigara ubihiwe. Hari abo mushobora gusengana no mu itorero bakaba banakurya cyangwa bakagufata nabi, ukumva biguciye intege nabyo, ariko nayo nkubwire ngo ntabwo azaza areba amatorero runaka, arashaka wowe, ni wowe yapfiriye ku giti cyawe mu buryo buri personnel. So rero nakubwira ngo mufungurire umutima, hanyuma musangire, kandi ntabwo uzabyicuza, kuko ni umwami w'abami, ni umwami w'amahoro, niho murezi utahi wawe nagusabiraga. Ntabwo turicuza batari kwaye, sinagira ngo noneho basengere, zamurije usengera bari abantu. Data, turagushimiye uyu mwanya w'umugisha, tuvuga ijambo ryawe, ni iby'igiciro kuvuga ijambo ry'Imana isumba byose. Tugushimiye ko watwemereye rero kugabura ibyawe. Turasenze kugira ngo umwuka wawe wera akomeze yuhire ijambo ryawe rivuge mu mitima y'abantu. Ijambo ryawe riravuga ngo ntabwo imvura ijya igwa ngo isubireho gutyo gusa, n'ijambo ryawe ntabwo ryaza ngo rimanuke mu mitima y'abana bawe rigende ridakoze icyo waritumye. Turasenze rero ngo uryuhire, rivomerere mu mitima y'abana bawe. Reka watse umuriro wawe mu mitima y'abana bawe badukurikiye, igihe cyose bazakurikiranira ubu butumwa. Ndasenze ngo uzafungura wese mwatsemo ikibatsi cy'umuriro wawe, umwatsemo umuriro wawe Mwami Imana, utuma kunyoterwa, utuma yahagira nk'uko imparakazi yahagira ishaka amazi. Reka ariko abantu bawe bakwahagira. Dore turahagizwa n'ibintu byinshi muri iyi si, turahagizwa n'imibereho, turahagizwa no kumenyekana, turahagizwa n'amafaranga n'ubutunzi n'ibiki byose, ariko reka wowe Mana ishoboye byose, wowe Mana y'ukuri, aba ari wowe twahagira dushaka. Reka wuzuze inyota mu mitima yacu, abana bawe bose n'ababo bose. Ndasenga ngo buri wese uzakonekta kuri ubu butumwa Mwana, umusukire iyo nyota
iyo nyota nk'uko wahuye n'umusamariyakazi ukamuha kuri ayo mazi y'ubugingo aba ariko n'abana bawe ubagenzereza amana buzuze abashaka waravuze ngo ufite inyota wese nazanywe reka abana bawe baze banywe reka abana bawe basogongere bamenye kugira neza turasenze kandi mwami ngo ufite nanone ikindi cyifuzo gitandukanye n'iyi nyota nawe mugire mu bye mwami mana ariko umuhe kugira priorite wowe aba ari wowe uba priorite aba ari wowe ubanza waravuze ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ibindi byose bizatwongererwaho mwami mana ndasenze rero umwana wawe ukurikiye ibindi byose akeneye bimwongererweho ariko aba ari wowe ubanza mu mutima we aba ari wowe wakundisha umutima we wose aba ari wowe wakundisha ibye byose imbaraga ze roho ye yose n'ibitekerezo bye byose senze twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami w'abami amen urakoze naho ubutaha turabakunda cyane.